agatima kari gukubita kagakubita kuri we wese. Mana yanjye, turi kugura wese ubu bari kuntekereza aho yicaye. Ubu ndabizi ari gutekereza ari se w'umujura, ari se wibye mu rugo. Ubu ari kubona ndi umujura, niko ntekereza, niko biri, kuko rwose umujinya yanyeretse Lewis ni ubwa mbere nari umubonyeho. Mana yanjye, sinzi. Nawe ndeka ndaguhamagara gukanda. Lewis kuki wamutekereje? Numva acitse intege koko. Lewis basi rimwe byibuze rimwe uzicara unyumve, tuganire, unyumve, umenye ukuri, ntabwo ngenda umujura, sibyo? Lewis nizere ko aho uri kunyumva. Mana, nana wese uriya we nta n'aho twahurira ngo mubwire ukuri, kubera ko avugira hejuru, ntashobora kumva. Ariko se njye nari nzi ko wenda nari kwikinira, ari ibintu biri aho bimwe by'amagambo ye, ariko ibintu nasubiyemo na Lewis buriya mu rugo iwabo niko bamfata. Yo basi Lewis umunsi umwe uzicara unyumve, ntega amatwi. Lewis uranzengereza buri gihe iyo ngutekereje ikintu cyose ndi gukora bitacyarangiza. Bose nake ubwo muntu niba atari ibanga bikubajije n'ubura bisose afite nk'imyaka ingahe? Cyari nkuko nabikubwiye, rega ntago ari umuntu mutoya, ubu afite imyaka 24, 25, ariko ntabwo atari umwana. Ntabwo ari umwana, ahubwo se ahubwo mbwira se umukobwa ni igikara n'inzobe? Buri munsi ku isaha y'isa 7 urimo urareba video za Press Vision Films streaminga by'umwihariko kuri iyi season yitwa The Homeless Girl. Gusa hari byinshi utamenye. Uyu munsi rero nibwo nateguye kino kiganiro kugira ngo mbungure byose, mumenye uko iyi film ikozwe ndetse mumenye n'amakuru yayo yihariye. Uyu munsi rero abantu benshi barimo barayireba, barimo baragenda bayikunda cyane, ariko nago bazi ibyihishe inyuma. Ese bizagenda gute bantu ko mutaburirwa ngo mwumve iyi film yabimeze gute? Yaba ari mbi cyangwa se yaba ari nziza? Reka dutangire babwire uko bimeze. Muri ni film yanditswe n'umukobwa witwa Alice. Ni film rero ikora kugaragara cyane, aho buri saa 7 ikunda gusohoka ndetse ikagaragaramo Alice nk'umuntu uyikuriye nyine, yakaza kugaragaramo ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye, aho tuza gusangamo uwo bita Lewis, Dani, ndetse n'uwo bitanana ndetse na Mama Lewis. Gusa dukunda kubabona nyine bakina, ubona ko ari film ikundwa cyane muri iki gihugu. Irimo iraza ku mwanya wa 2, ikongera ikajya ku mwanya wa 3. Hagati aho ngaho muri film ziri gukundwa cyane, iyi film irimo iraza izihiga. Rero hari byinshi utayimenyeho, hari byinshi utigeze wumva kuri ino film, ahubwo wowe icyo ukora ngo nuko ubyibuka mu gitondo cyangwa se ukava mu guhinga cyangwa se mu gukora indi mirimo, ugahita uganisha amaso yawe ku rubuga rwa YouTube, ubundi ukareba ino filimi. Gusa ibyo ntabwo biba bihagije ngo ube wamenya amakuru cyangwa se ngo ube waryoherwa n'iyi filimi. Ubundi rero iyi filimi mwari muzi yuko ari filimi nziza cyane, ari filimi ibafasha kuruhuka, ari filimi imeze neza, ari filimi yigisha. Gusa abantu bayandikaho ibintu byinshi, kuko ni filimi igenda ituma abantu benshi bagenda kuyisangamo bikarangira banayikunze, bityo buri munsi ugasanga bategereje ino filimi bayikunze cyane. Abantu benshi rero ntabwo baba bazi yuko filimi buriya ari ikintu kibi cyangwa cyiza ku bantu bamwe cyangwa se abandi. Rero impamvu rero navuze yuko iyi filimi ishobora kuba ari nziza cyangwa se ari mbi, hari dore ngiyi impamvu yabiteye. Ubundi kirazira ko wabyuka mu gitondo cyangwa se kuba waza amasaha ushakiye ukaza ugahita ureba ino filimi yitwa The Homeless Girl, ukitora nyine ugahita uza ukayireba, nta makuru yifiteho, nta bintu wayibonyeho, nta bintu byinshi yifiteho, nyine ukaza ukavuga ati wana reka ndebe ino filimi, reka nirebere, mbona bakinamo ari beza, mbona bakinamo bafite amashusho meza, mbona bakinamo kandi barimo barakina ibintu byiza. Ibyo ntabwo bihagije kuba wahita uza ukareba filimi y'abantu utazi. Filimi rero buriya igihe zakuyobye cyangwa se zikakugira
zikagishyira ku nzira nziza Imana igushakaho cyangwa se zikanakuyobya zikayigukuraho. Abantu benshi rero ntabwo bajya babyitaho. Ndabizi niba uri umuntu ukunda Imana cyangwa se ukunda idini cyangwa se ukunda gusenga, iyi ntago wari bwakore scroll, ahubwo uracyateze amatwi ngo wumve cya kintu kiri butume ukunda ino filimi cyangwa se ukayanga mu by'amateka, ukavuga ati filimi ndayanze sinzongera no kuyumva cyangwa se kuyireba kubera ibibi cyangwa se ibyiza biyirimo. Reka rero dukomeze cyangwa dutangire. Nimba utarakana subscribe, kanda subscribe ndetse unafungura inzogera, nurangiza ujye muri comment uvuge uko ubitekereza, ndetse tuba dushaka nuko wakora share ndetse ukakomeza kudufasha kugera kure. Murakoze cyane. Reka dukomeze. Ubundi Press Vision Films ni filimi yahanzwe cyangwa se yandikwa igamije kuba yahita ifasha abantu benshi kuba bakwisanga mu buryo bwo kwihangana. Buriya kuri ujya ubona nyine Alice akina yihangana, yavugaga ati buriya ninandika ino filimi hari abantu benshi bazanyigiraho ibintu byinshi, hari abantu benshi bazabona yuko nubwo uri mu buzima bubi bitazatuma nawe wigira ikintu kitafite agaciro, witandukanya n'Imana cyangwa se wumve ko nyine wabuze ubuzima bw'iteka ryose. Rero iyi filimi bivuga yuko yanditswe nyine kugira ngo ibe yafasha abantu bagende bihangana nyine mu bibazo bahura nabyo, kuko kuri iyi si nyine duhura n'ibibazo bitandukanye, abantu bagende bihanganira ibyo bibazo bahura nabyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero, ino filimi yanditswe kugira ngo babe bafata abantu benshi baze bamenye sinema nyarwanda, bayikunde kandi bashyiremo amagambo yabafasha kugira ngo sinema nyarwanda itere imbere. Iyi ni filimi rero yaje kugira ngo sinema nyarwanda ibe yatera imbere, igere kure, ihatane hasi hejuru, ibafashe no kuba yagera kure. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero, ni filimi yanditswe kugira ngo bafate abantu benshi cyane batagire ingano, nimba bishoboka ngo babahindure, babashyire mu murongo w'Imana cyangwa se babashyire mu bikorwa byiza by'ibikorwa bitagira aho bibangamira cyangwa se bitagira icyo byica, ahubwo bifite icyo nako bitagize icyo byica, ahubwo bifite icyo bikijije. Rero ni wo mujyo kugira ngo banako bakina filimi bakabona yuko bagaragaza ahantu umuntu yigira mubi cyangwa se afata imico ya kimuntu mibi hano ku isi, ariko ku kandi ga episode ukabona yuko yahindutse, yemeye gusaba imbabazi. Rero wabonye ko Honorine ayikinamo yaje kuba yatanga imbabazi, arihana, ibyo yakoraga birarangira. Icyo ni icya gatatu. Reka turebe icya kane rero, kivuga yuko iyi filimi buriya nabyo ntago wahanga filimi nanone utayishakamo icyo bita umutungo kamere cyangwa se utayishakamo umutungo. Ntago nawe wavuga ati ngiye kureka akazi cyangwa se ugiye gukora bino bintu nta mutungo cyangwa se nta mafaranga ukuramo. Iki nicyo cya kane rero. Amafaranga niyo yabafashije rero kugira ngo babe baza no gukundika ino filimi, kuko bashaka kuba babona amafaranga yabafasha gutuma ibi byose bagiye bateganya hepfo byakurikizwa, ndetse byabafasha no kugera ku ntego zabo. Amafaranga rero abakenewe kugira ngo bakine ino filimi, rero niyo mpamvu nabyo biri mu byatumye bakina ino filimi. Ikindi kandi cyatumye bayikina aricyo cya gatanu cya nyuma, iyi filimi yakinwe kugira ngo bafashe kugira ngo bafashe urubyiruko nyarwanda cyangwa se bafashe n'abandi bose batandukanye. Ubona yuko hari abandi bantu bagenda bandika utuntu tw'udustori cyangwa se bagenda basesengura, abasesenguzi batandukanye hano ku rubuga rwa YouTube. Ubona ko bari benshi bagenda bandika kuri filimi ya The Homeless Guy, ubona ko ari benshi rero, kandi nabyo bibakuramo amafaranga bakagenda binjiza. Rero nimba utarakana subscribe, reka nkubwira ati kana subscribe, ujye muri comment wandike uko bitekereza, ndetse ujye muri comment uvuge uko ubyumva, like nikaburi, kandi udafite amakuru ahagije kuri iyi filimi rwose ntacyo waba uri kuyirebamo, nta n'ikintu wayungukamo. Ubutaha nzababwira noneho uburyo amafaranga yo muri iyi Press Vision ashobora kuba yinjirwamo, cyangwa se amafaranga bakuyemo, cyangwa se amafaranga bakura muri iyi filimi ya The Homeless Guy. Wumve akayabo cyangwa se amafaranga menshi bakuramo, kuko batanga n'akazi ku bantu batandukanye. Ubona yuko abari abakinnyi ba filimi nabo barahembwa by the way. Ntabwo ari ubuntu bakora cyangwa se ntabwo ari ukunezeza twebwe, ahubwo harimo n'amafaranga. Rero niyo mpamvu baba bagomba gukora cyane, cyangwa se ukabona yuko nyine ari ibintu bahozaho ku munsi, kuko nta kandi kazi bagira. Niyo mpamvu rero kaba kagomba kubaha amafaranga. Ubutaha rero ugenda unyandikiye nimba ubishaka ko tuzavuga ku mafaranga, nimba ushaka ko tuzavuga ku mafaranga iriya filimi yinjiza, tuzayavugaho kuko ni amafaranga menshi cyane.
ndakeka nunayumva uzatangira kwikanga cyangwa se kuvuga yuko ayo mafaranga batayakuramo kubera gushidikanya, ariko iriya filimi irasarura kandi mu buryo